wabaga hangaha waragiye acishije abana hangaha arabatwaye nese abacishije hehe ko tudahuye ariko kereka mubwire hari ikintu utibuka sibyo yarambwiye ngo agiye kunyahagiza mwayibirwa ikenyahagizaho araje yambwa ngo umva ngubwire ngo ibintu nkore ngo nzakwahagiza ubusagiye kunyahagiriza ku mwana natwise amezi 9 mubwira ni papa wase amakosa wakoze amafuti wakoze urumva yaranapfuye umusuma aragenda bikarangira ntashaka azagenda apfa ariko abana banjye basigara ayikazi bakunze bacu mwese mudukurikiye ni kuri Keza TV show nk'ibisanzwe nongeye kubasuza mbifuza komeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi kundi reka nizere ko meze neza mwese muri arabari mu Rwanda n'abari hanze y'igihugu ndabashimira ku nama n'ibitekerezo mugende mwandika muri comment nama zanyu zifasha benshi mu buzima bw'abantu bagiye batandukanye ndabifuriza rero Noheli nziza ndetse n'umwaka mushya muhire kuri mwese twatangiranye ndetse nabo dusozanyije umwaka twizera ko no mu gutangira undi tuzakomezanya namwe uyu munsi turi kumwe na mama wase turi mu rugo iwe twamusuye kubwo ikibazo minsi mikuru iri kurangira hari ababa bafite ibibazo bigiye bitandukanye by'ubuzima hari ababa bameze neza nawe rero yagize ibindi bibazo nyine nkuko ntago nanjye kwanga nkuko bisanzwe ariko nitwifuza ko tuzabimenyera ko mama wase ahora mu bibazo kuko nawe akeneye kugera igihe akaruhuka yagize ibindi bibazo reka mbanze mwakire ubundi atubwire ikibazo yahuye nacyo noneho muri iyi minsi gikabije kirenze nibyo yahuye nabyo mbere mama wase turakwakiriye urakoze ihangane wishakemo akantu kakabaraga mo gake yabyibura seke wabona akabaraga gute urabizi gutwara inda ukayitwita amezi 9 ukarera umwana hari ikintu urakunda mu buzima bwawe nk'umwana wabyaye akabaraga nagashaka gute se ubu komeze nk'umuntu wapfushije nazi naho ndi byo gushyingura se ngo yageze ahate abana bagiye bate ni inkuru ndende niyo dushaka kumva iteye n'ubwoba urumva njye ni ukuvuga ngo Fisto ari mu bizamini ari kwiga njyewe naraje mvuye gushakisha iby'abana bari bwige nta nubwo ari ugushakisha gukorera amafaranga kugira ngo mbone uko mahira abana ngeze ahangaha nsanga abana uko nabasize nsanga nta kibazo bari mu nzu ndavuga ni rero ni ndabona ni mu masaha yo guteka arageze na Fisto wiriwe mu kizamini akeneye kuza akayijya ndanye ndavuga ni reka ngende njye kuri butike njye kureba ibyo nahaha kugira ngo abana barare barishye ubwo nafashe nzaruhahira kuko ni nzaruhahira niko tuyita kuko envelope yo uhita ushyiramo bikanacika ubwo ndangije mba ndamanutse nsize abana mu nzu namanutse ku muhanda wo hepfo ugana kuri butike kuko twebwe hano kuri karakera tumanuka hari amuturuka ariko hano ruguru hari umuhanda ndagenda njya guhaha nzi ngo ngiye gutekera abana ngira ngo no guteka sinatetse ahubwo naraye nirukanka imisozi na nisa mutima wanjye naguratuza byagenze gute wagiye kuri butike guhaha nagiye kuri butike guhaha nsize abana banjye mu nzu papa wase urabizi ko atabahangaha nubundi ni ukuvuga ngo nubwo yansize mu nzu ariko mba ngomba kugira gute gushakira abana imibereho byose birakureba icyo nashimiraga Imana nuko mvuga ngo ndi kumwe n'abana banjye ndi mu nzu yanjye nawe uri bunyishyuze nawe uri bumbwire ngo ukwezi kwageze ngo nimwishyure ndakugende ngugiriye ku muhanda ngeze ku muhanda ndahaha yewe nari mbazaniye na biscuit na bombo kugira ngo muri cya gihe narahisha wenda abarizo bari guhugiraho ngeze mu nzu nsanga n'abana barimo uko mbasizemo uko nagiye nirukanka nakuvuga ngo ndafunga navuga ngo ndahita ngaruka mbajije umuturanyi urumva numbwire ngo nihangane ngo ngire gute kwihangana ko nako mfite muri njyewe arambwira ati ninjiye mu nzu mbura umwana mwaje nese uwasari hehe ko nda mwana numwe ndeba hano ko ndeba uwase nari kumubona hano mu nzu arambwira ati wa mugore
wabaga ahangaha waragiye acishije abana ahangaha arabatwaye nese abacishije hehe ko tudahuye atabacishije hano ruguru umva narirukanse ubwo niwe wabatwaye niwe wabatwaye kuko uriya mugore yabaye hano mu gipangu igihe kinini urumva abantu urumva ko bamuzi abaturanyi baramuzi barambwiye ngo ni wa mugore ubajyanye mba ndirukanse abana ndababura ni ukuvuga ngo wewe uriya mugore naje musanga hano mu nzu sinzi iyo yaturutse cyakoze wenda wowe kubera ko nakwitabazaga akaza mukavugana waba ufite inomero yabatwaye abana abajyanye ariko kereka nkubwire hari ikintu utibuka sibyo yarambwiye ngo agiye kunyahagiza nkayibirwa icyo nyahagizaho arambwira ngo nzakwereka icyo ashaka kunyereka ntago nyizi byibuze nimba yambabariraga akajya kwereka papa wa se wamwinjije mu nzu aho bakundaniye simazi nimba ari mu kabari nimba ari hehe ibyo ntago mbizi ariko akareka kunyahagiza ku bana banjye kandi abo naje nje kwicarira ahangaha ni ukuvuga ngo we wavuye mu kazi uraza ugera mu rugo ureba abana usanga nta kibazo ujya nasanze nta kibazo uvuye guhaha usanga abana barabatwaye njye nari ngiye guhaha ngo nze mbatekere byumvikane ko waje n'ubundi ari hafi aho we yari hafi ariko kujya kuba hafi we ntago mbizi kugira ngo ahuze nuko usubiye kuri botike guhaha uza usanga kuko kuri kose ntago watinze njye ntago natinze kuko njyewe navuye mu kiraka mvuga ni byibuze reka mahira abana mbatekere kare na Fisto yiwe mu bizamini ubwonko bwashyushye urabizi Fisto yuko akeneye kugira ngo azamuke hejuru ni ndebe yuko byibuze yaza agasanga bihiye nawe akagiye amakare ejo mu gitondo akajya mu bizamini urabizi ko bari mu bizamini mageze nsanga ndebye abana mu nzu ndababura tuvuga se bigenze bite mbaje abaturanyi nese uwase nawe uraho atireka da wowe uri kubariza uwasaha hafi wa mukeba wawe araje ahise abasohora mu nzara birukanka bigenda rero iki kintu sinzi n'izina rye noneho ntabwo nzi n'izina rye sinzi ubwo tumwite mukeba ubundi iyo umugabo ashaka kuguhima ikintu nge nabaze kubona abana ni wo mutima wawe sibyo reka mubwire ikintu ntabwo nzi ko imikino uriya mugore ari gukina atayifitanyeho atabiziranyeho na papa wase kuko uriya mugore ntabwo yamura ibintu nk'ibi ngibi arabizi ko yinjiye mu rugo gutarurwe kugira ngo aze gukina n'abana banjye n'abo yareze ndumva ari ikibazo gikomeye papa wase akaba ari wasambwiye ngo azabatwara bamubwiye ati mwahagize nk'uko yatwahagije dusohora mu nzu akaba abana yabatwara babikora ubu ngubu kuko ngiye namaze kuba nk'inyamaswa kuko nabyo babikora ikigaragara ni iki iyo umugabo kugira ngo aguhime abazi ko ku mubyeyi abana be bakomeye umugabo akwaka abana noneho n'undi wese ushaka kubabaza n'undi wese none se urambabaza kimwe nuko mfana iki nawe usibye kwinjira mu nzu yanjye akigira muri Joy n'umugabo wanjye abana banjye bakabakimbiza nkafata umwanya wo kujya kuzana abana banjye nkafata umwanya wo kugaruka mu nzi wanjye navuga ngo byibuze maze gushyira uturaso ku mubiri nabwo nkaba ngiye kwahagira byo byamarira iki kimwe nuko nanone bishoboka wambwira ngo uriya mugore yibwirije ku bana yinjiyeho mu nzu urumva byarangiza kubarira akavuga ati nakurerana n'ibyana natigeze ninjirana mu nzi wanjye bakabafata bakabajyana kwa papa wase njyewe ubwanjye namara kumenya amakuru y'uko papa wase yarongoye nkajya gushakisha abana banjye nkaza uzi ko uriya mugore namusohoye mu nzu hanyuma ibyo biba bikoreye iki nta kintu aziranye na papa wase ikindi kintu gishoboka ntago twashinza ko we papa wase kuba babigambanye kubera ko buriya iyo umuntu ashaka kubabaza ahera ku bana nuriya yabikora ku giti cye nawe yabikora ku giti cye kugira ngo nyine akubabaze ariko ukibaza muracyapfike umugabo mwapfaga yaragiye umugabo mwapfaga ntaba muri iyi nzu ikindi kigushaka ni ku buryo ashobora kubera igihe yataje sibyo aragira ngo ukimwishyure arashaka kugira ngo njye niko ndi kubitekereza ku mutima njye niko ndi kubitekereza ku mutima wanjye y'inshuro yaraye muri iyi nzu nabyo birashoboka njye naramusohoye maze kumusohora aza kunyaka igikapu cye ndakimuha ashaka ngo radiyo yakaga ngo kugira ngo atagira irungu iyo agenda agashaka wenda na saka bakazizajya zimucurangira ibyo ntago bindeba
ngo ngiye ngo namwatse radiyo ngo yo kuzajya ngo yo kuzajya imara irungu, sibyo? ngo yo kuzajya imara irungu. Arangije arayinzanira ngo ngiye ngo ndashaka na radiyo. Ese iyo radiyo yaguzwe mu mutungo wande? Si uwanjye nataye nirukanka nkarara mu rutoki, nkarara ahantu hatagira n'urugi, ngo ngiye ngo ndashaka radiyo, ngo iki ni Yesu ni umwana ngo ndashaka radiyo mu bintu byumvikana ngo ni ngiye yayisabye ari heze. Hari akazi yagiye gukora, hari ikiyede yakoze, nta kintu na kimwe hari ugukanika yakoze, muri byose yashakaga radiyo y'iki. Arangije arambwira ngo umva nkubwire ngo ibintu nkoreye ngo nzakwahagiza. Ubusa agiye kunyahagiriza ku mwana natwise amezi 9, nkamurera nkagenda nkahura n'ubuzima bubi bwose ubuzima bubi bwose nahuye nabwo urabuzi. Ubu ngubu nkaba navugaga ngo ngiye gushyira amaraso ku mubiri mere nk'abandi, akaba ari bwo avuze ngo aje kunyiba abana. Ese aba bana yabibaga kuki atabibye abagarura ngiye nahari ngo abarere nka mukasi? ubu nibwo agiye kubitaho kandi wenda ashobora kujya kubitaho abajomba n'inshinge, aravuga ati ibyo nyoko yankoreye ndabizi. kandi nta n'ibyo wamukoreye, nta kintu wamukoreye. Icyo namukoreye ni ukumusora mu nzu yanjye yari iyawe, ariko yinjiyemo asanga abana atabyaye, akaza yarangiza akabomonganisha bakagenda. Ubu ndabigenza gute ko numva nataye umutwe meze nk'umusazi? Hari igihe kigera nyine umuntu ukamera mukaba banzi utazi n'impamvu muri abanzi. Urumva nk'umuntu ugutwarira abana ntubuzi ntabwo ubuzi aho ko ngiye kuruhuka. Akababaro nahuye nako urakazi, kugira ngo nkodereshereze inzu aho navuye urahazi, amaguru asohoka hanze barabizi, nta muntu utabizi. Ikintu ndi kwibaza, none n'umugore nawe aranyahagisha, atwaye abana ngo bamutekere, yabarekera mu nzu se byibuze akazajya bahereza wenda na litiro imwe, akababwira ati mugende muvome nk'inshuro 10. none wenda nkabasanga muri iyo nzu aho nabasize. Umugabo ambwira kwanza, ngira ngo wigeze kumbwira ati nagiye gusura umugabo wawe, sibyo? Icyo ngicyo urakibuka, numva utaranakibagirwa. Urambwira ati umugabo wawe yambwiye yuko yita ku bana na n'umugore ushobora kwinjira mu nzi we, azajya yita ku bana be yabyaye, nakene n'umugore azamusange hanze. Kamere rero ze yari yifitiye, umugore yamwinjije mu nzu, n'abana nasize mu nzu. Uri kumbwira ngo abana bameze neza nta kibazo wagiyeyo, nabona ari nje nsanga nabahari, ngomba kujya kubatarura aho bari. None naho narindi kubara mvuga ndi ngewe ndi kumwe n'abana banjye nta kibazo mfite. Umugabo nashaka tumuka agende, ndarwara n'urubyaro rwanjye naruhiye, kuko ni nabo nduhira nta n'ikindi kintu nduhira. Kinakwishyuza nicyo kintu ntazi. Umugore wa nawe araje, yabasanze mu nzara batumuye baragiye, ati ariko buriya ndaje nabo mbahagize. Agiye kubahagiza se arabagaburira, agiye kubahagiza se arabagurira umwenda, agiye kubahagiza se Yesu agiye kubirukankana. Hari ikintu ari bubamarire, nukumima gusa kugira ngo nkunde mbabare. Nicyo yakoze. None se wagerageje? Ubwo rero ngiyewe niyo mpamvu ikintu cyihutirwa, ariko se turaregera mu mudugudu adatuyemo. Bivuze ngo turege, ariko se reka nkubwire, uriya ni indangamirwa barahushye, sibyo? Aho bahuriye simazi. Papa Keza uramuzi ko ari ndashoboka, ko ari papa wase, urabizi ko ari ndashoboka. Urabizi na Farida, urabizi ko yahuye na Farida. Ibya Farida bivongera ngo ndaruhutse, ndavuga nanjye ngiye kuba umugore utengamaye nk'iwanjye. Ibya Farida biranga, ibya Farida byanze, ansohora mu nzu, nsohoka mu mahoro ngira ngo murebe, nyisohokamo neza, numva ngo sinzarongora, ngaruka numva ngo yinjije undi mugore mu bana banjye nasize. None se uri kumbwira ngo ikike? Ndi gushaka ukuntu twabona uriya mugore. Nawe mvuze ngo ujye kurega, ariko ntago waregera muri uyu mudugudu wanyu kuko atari wa. Ndarega mvuga ko ndega ndeze. Nawe ngira inama. Hari ahantu ngize avuga atubwira nta kiganza dukora akavuga izina ryera. Ahantu yize atubwira izina rye. Uriya mugore se? Njewe uriya mugore nta zina umva mubwire.
hari ibintu kera bajyaga bavuga hari ibintu kera bajyaga bavuga tukiri abana ngo gatiti ibihetso gatindo gatiti ibihetso ngo gatiti ibihetso gatindo uriya mugore nawe nasanze ari nkawe ntabwo nari kuza ngo mubwire ngo madamu wombereye mu nzu witwa nde gusa njye yarambwiye ati nje hano iwanjye nazanywe n'umugabo wanjye nanjye ninjiye iwanjye urumva sinzi ngo yitwa nde n'umujinya nari mfite sinari kumubaza ngo witwa nde ese waturutse hehe urumva njye naje nshaka gukura umwanda mu nzu yanjye ariko ndabona umwanda ukikomeza kunkurikirana ntago namenye ibyo ari byo nimba naravukiye amezi 9 nk'ayabandi ntago mbizi kuba 9 ni 9 ntarenga cyangwa nga batuzuye ubu noneho ndabona bindenze ahubwo ikintu afata umwana wanjye natwise amezi 9 amusanze mu nzu barangiza bakamusohoramo urumva nicyo kintu mbona ari kwiyenza pe uriya mugore sinzi ikintu ashaka abantu twari twicaye mu nzu ariko umuriro wagiye twicara hanze batagira ngo hari indi uzi ko uriya mugore yaje ngewe mpita numva urumeza rushotse ku mubiri ubundi umuntu akoze ku mwana wawe uriya mugore yamubonye mpita numva n'isukari yiyongereye mu mubiri wanjye ubundi iyo umuntu akoze ku mwana w'umuntu noneho ngiye kubona mbona sinabona ibyo mvuga ntago nabibona kuko ngewe nabonaga ariko ibintu namvuze ngo ujye kumurega ariko wajya kurega uvuga ndetse ndajya kurega mvuga ngo iki nanjye ko ntazi ntamuzi ko uriya mugore ubushize ava ahangaha urumva yarambwiye ngo nzakwereka nyoberwa ibyo ari bunyereke yabivuze kenshi naho kumbi kunyereka kwe ni ukunyangaza ubu se koko ukamubaze ke ubu ndaryama mu nzu nsinzire ndabigenza gute naraye nirukanka umuhanda wose n'utwo navuye guhaha kuri butike ntago nigeze mbasha kuvuga ngo byibuze reka nekera abana barare bariye abo natekeraga nasanze yabirukankanye Fisto nawe na n'isa sinzi ikizamini ari bukora ukuntu kimeze ibya Fisto narabiretse mpita nirukanka ku bana birabyo no kuguhima nta kindi yabikoreye kuko umuntu ugutwaye abana bagutwaye umutima ikintu gishoboka numvaga nari natekereje nuko nacyo nuko ari kugitekereza kandi kitanashoboka uzi ko nari maze kugarura uturaso ku mubiri uretse vuga ni Fisto agarutse mu rugo abana banjye ndi kumwe nabo dusangira ubusa tubusangire nta kibazo mfite nkamenya ngo ese bariye ese ni bariye kandi Fisto amaze kuba umusore arambwira ati mama ibyo ngibyo byihanganire urumva gusa ikintu cyanejeje Fisto kuba yaragarutse aho yavukiye none umugore nawe atireka nze nkwereke ahubwo se yagenda akerekana uwo bahuriye muri izo ntuza zabo ngenda bizi muri ubwo bari bwabo ubundi buryo natekerezaga nuko nabyo bidashoboka papa wese ni uziranye n'uriya mugore wenyine nuko nawe nimero yazi noneho nayandi nari mfite nayo ntibaho nagibaho hari nimero papa wese yagiraga mbere nawe wagiraga arayihindura ari nimba hari ikintu umva nimba hari ikintu naherukana nacyo papa wase kuri telefone kuva yasohoka muri runo rugo urumva mubwira ni papa wase amakosa wakoze amafuti wakoze urumva ntashaka azagenda apfa ariko abana banjye basigara hari ikindi mfana nawe se yongera icyo mfana nawe ntago mba naragarutse icyo napfanaga nawe n'abana banjye yasigaye akikije icyo muri bano baturanyi bawe urumva nk'umuntu wabaye hano wenda mu gihe kigera cy'ukwezi kuva cyagiye ugenda nk'umuntu wahamaze iminsi ariko na mbere yaho bwo nari mamaze iminsi n'uwo bazanye barambwiye ngo ni wa mukeba wawe papa wase yazanye umva ikintu ugiye gukora ni ucanyeho abana niyo mpamvu ndi kuvuga ko ari ubajyanye nta wundi kuko baramuzi hano mu gipangu barabanye urumva kuba ari we bwe kandi ikindi nimba ushwanye n'umuntu nta muntu utamenya ngo washwanye na kanaka niyo mpamvu bambwiye ati wa mukeba wawe ni wuje ahita bacana hano ruguru ahita bajyana kuko hano hepfo ni kuri butike bari we bwe ahangaha hano umuhanda nirukanse amaguru yarushye ndi kuvuga nti
kuko nta bundi buryo twabona nimero ze cyangwa ngo tumenye ahaba n'umuntu nawe nazo ufite koko ngumfashe Zikuye he? umfashe Uriya mu mugore muvandimwe kuzi ko twaruhanye igihe cyose nkubwira ikibazo muye nacyo mwese ke urabona ndi bubigenze gute nawe mbabara ungira inama. hari umunsi twaganiriye twakoranye ikiganiro urumva ari nabwo yavugaga ngo ibyo azagukorera ngo uzabyirengera ntabwo nari nzi ibintu ngiye kwirengera ku mutwe wa ntabwo nari nzi ko birimo amara yanjye iyo menya ko birimo amara yanjye nari no kumubwira injira mu nzu ufata icyumba kimwe nanjye mfata icy'abana banjye ategereza umugabo we ntabwo nari nzi ibyo yaragambiriye. icyo gihe rero we yarampamagaye kuri nimero ye ambwira ngo duhure hari icyo ashaka kumbwira nabwo twahuye turaganira nabarumereza urubyaro rwanjye ngo ugenge ibintu by'inzika n'ibiki ngo njye ntabwo nzi ibyo yaragambiriye ariko nimero ye yarambwiye ngo ntacyo ndabona ntabwo nari nzi yuko ambwira ko ntacyo ndabona hejuru y'urura rwanjye mu bugome nyine iyo umuntu afite ubugome se yakubwira iki kindi urumva icyo gihe afite ibyo yikoreye kuba baramutoraguye kuriya akaza akinjira akansohorera abana nanjye rero ntabwo nzi ibyanjye ni umwaka ariko reka dusabe Imana uyu mwaka dore amatariki yagiye dusabe Imana uyu mwaka turangize uri kumwe n'abana bawe iyi basi imisero yose nyine ndaba nababonye nicyo nakubwiraga ubaze muri bano baturanyi uko biri kose abaturanyi uko byagenze bakumbwiye nyine banze unyumve niyo mpamvu nkubwira ngo uriya mugore niwe watwaye ndi kukubwira basigaho mbwira ni kuvuga kugira ngo tumenye uriya mugore niba twamenye nimero ze kuko nge hari ikiganiro twagiranye niwe wari wamamagara ambwira ko nshaka turaganira ariko yavugaga amagambo yo kwihenura ariko sinigeze nsevinga nimero ye muri telefone kandi haciyeho iminsi sinzi ko nayira muri telefone ngo nyimenye kugira ngo tube twabona nimero ze nari mvuze ni nk'umuntu wabaye hano mu gipangu muri inzu zose muri imiryango yose iri hano ntago haba sinzi nimba twaburamo umuntu mugore ko nabonye yaje nka baba